Alright, welcome back again on this channel where we are going to continue to learn sentences that can help you to speak English. Nanone urakaza neza kuri iyi channel aho tugiye kwiga interuro zagufasha kwiga icyongereza. Hari interuro zitandukanye twagiye twiga, n'ubu hari izindi tugiye kwiga. We are committed to make sure that you speak English. Rwose twiyemeje yuko ugera ku rwego wavuga icyongereza. That's our purpose. Iyo niyo ntego yacu. Tukibutse yuko nanone hari andi masomo dutanga ku bantu bashaka kwiga mu buryo buri private cyangwa se uburyo bwihariye. Dufite urubuga aho tugukurikirana kuri Zoom. Ushaka kutwandikira kuri 0800299312 tukakwigisha ukavuga icyongereza. Alright? Now, tutizimbiye amagambo rero, reka dutangire isomo. Tukwibutsa ariko nanone mbere ko dutangira tukwibutse yuko kuvuga icyongereza ni ibintu bishoboka cyane. Waba warize, waba utarize, kuvuga icyongereza wakimenya. Icyo wowe ukeneye ni ukubanza wamenya interuro z'ibanze zikunda gukoreshwa mu cyongereza, kuko iyo wize interuro uba wize n'amagambo. That is why you need to know these basic phrases. Niyo mpamvu ukeneye kumenya interuro z'ibanze. Interuro tugiye kwiga rero ni interuro twita imperative sentences. Imperative sentences ni za nteruro ziba zidafite ngenga cyangwa se sije. Okay? Izo tugiye kuba twiga. Niba uzi umuntu ushaka kwiga icyongereza, ushaka kwamusangiza iri somo, icyo gihe ubufashije uwo muntu, ariko ntabwo ari we ufashije wenyine gusa, natwe ubudufashije, kuko icyo gihe tuba turushijeho kwaguka. Okay? Now let's start with the first sentence. Reka duhere ku nteruro ya mbere cyangwa se first phrase. Iya mbere ni put your phone on silent. Put your phone on silent ni ukuvuga ngo telefone yawe ishyire muri silencieux cyangwa se mu buryo idasakuza. Put your phone on silent. Put your phone on silent. Ushaka kuvuga silent mode. Put your phone on silent cyangwa se put your phone on silent mode. Interuro ya kabiri iravuga ngo put your seat belt on. Put your seat belt on. Iyi bisobanura ngo ambara umukandara. Put your seat belt on. Ubundi seat belt tuyita umukandara, ariko ni umukandara mu modoka niwe twita seat belt. Iyo ari umukandara usanzwe nk'umukandara wambara mu buzima busanzwe tuyita belt, atari seat. Belt ni umukandara usanzwe, no seat belt ni umukandara wambara uri nko mu modoka. Interuro ikurikiyeho ni show me another one. Show me another one. Nyereka indi. Show me another one. Nyereka indi. Shut the door please. Shut the door please. Ndagusabye funga umuryango. Shut the door please. Tuvuga door ntabwo ari door, ni door. Shut the door please. Next is shut up your mouth. Funga umunwa wawe. Shut up your mouth. Funga umunwa wawe. Slow down please. Ndagusabye gabanya umuvuduko. Slow down please. Speak slowly and clearly. Vuga witonze ndetse amagambo vuga yumvikana. Speak slowly and clearly. Next is spell it out please. Spell it out please ni ukuvuga ngo bivuge. Spell it out please. Bivuge. Ariko to spell it out bivuze kuvuga icyo kintu, uvuga inyuguti ku yindi. Next is take care of yourself. Take care of yourself iravuze ngo wiyiteho cyangwa mwiyiteho.
take care of yourself. Next is take 1 tablet a day. Take 1 tablet a day biravuze ngo ujye ufata ikinini kimwe ku munsi. Take 1 tablet a day. Next is take the dog for a walk. Take the dog for a walk ni ugutembeza imbwa. Take the dog for walk. Gutembeza imbwa. Ntabwo dukunda kubikora cyane ariko abazungu barabikora, n'abantu bari hanze bo barabizi ko abazungu bakunda kubikora. Next one is take whichever you want. Fata icyo ushaka icyo ari cyo cyose. Take whichever you want. Next is tell him to go home. Tell him to go home. Mubwire ajye imuhira. Tell him to go home. Ikurikiyeho ni try it on for size please. Try it on for size please. Kigere kugira ngo tumenye ingano. Try it on. To try ni ukugerageza, no try on ni ukwigira nk'umwenda cyangwa se inkweto cyangwa ikindi kintu. Try it on for size please. Next is turn down the volume. Bivuze ngo gabanya volume. Turn down the volume. Ikurikiyeho ni turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic lights. Kata ibumoso nugera muri traffic, cyangwa se nugera muri traffic uze gukata ibumoso. Next one is turn off the lights please. Turn off the lights please. Muzimya urumuri. Turn off the lights please, cyangwa se zimya urumuri. Turn on the lights please byo biravuze ngo atsa amatara cyangwa se mwatsa amatara. Turn on the lights please. Indi ni turn up the radio please. Turn up the radio please. Bivuze ngo mufungure radio. Turn ubundi ni uguhindukiza, ariko tuvuze ngo turn up the radio ni uvuga ngo musireho radio cyangwa se mucane radio. Turn up the volume please nabyo biravuze ngo mwongere volume. Turn down mugabanye volume. Turn up mwongere volume. Turn down the volume biravuze ngo mugabanye volume. Turn up the volume mwongere volume. Wait until I get home today. Wait until I get home today. Utegereze kugeza igihe ndibuze kugerera mu rugo uyu munsi. Next is wake up at 5 o'clock. Wake me up at 5 o'clock. Wake me up at 5 o'clock biravuze ngo uze kumbyutsa saa 11. Wake me up at 5 o'clock. Next is wash up the plates please. Wash up the plates please. Ndagusabye uze koza amasahani, cyangwa ndabasabye muze koza amasahani. Iya nyuma ni watch out for snakes. Mucunge inzoka zitabarya. Watch out for snakes. Mucunge inzoka zitabarya, cyangwa se cunga inzoka zitakurya. And this brings us to the end of our lesson today. Ibi bitugejeje ku musozo w'isomo ryacu uyu munsi. We want to encourage you to keep learning, keep growing, and try to use what you've learned. Komeza wige, ukomeze ukure, ndetse ugerageze gukoresha ibyo umaze kwiga. See you next time. We love you so much and thank you for your support. Murakoze rwose kubw'ubufasha mukomeza kuduha. And if you have the means, niba byagushobokera kuba watera inkunga iyi channel, please do it. Turagusabye wabikora. Kanga munda ntikanga mu kanwa. Thank you. Wait. Here with me I have books. Mufitiye ibitabo. This is vocabulary book. Igitabo kirimo inyunguramagambo z'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. This is dictionary of English and Kinyarwanda. Niba mugiye kuvuga icyongereza amagambo akubana makeya, this is a book that can help you. Igitabo cyagufasha mu gihe uri kuvuga, ntabwo ukeneye kuba uri gutekereza ijambo ugiye gukoresha. You have to keep speaking, and this is the book
that will help you with that. Iki ni igitabo kizagufasha ibyo. Ikindi, niba uri umutangizi ukaba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'icyongereza, this is Begin Smart to End Smart with more than 200 pages, pages zirenga 200. Harimo icyongereza ndetse gisobanuye mu Kinyarwanda, 200 pages. Harimo amasomo yibanze yose ku muntu ushaka gutangira ku icyongereza, ateguye neza ku buryo wumva ibyo uri kwiga ukabisobanukirwa. Iki gitabo niyo waba usanzwe uzi icyongereza ushaka kuvuga ngo reka nige icyongereza none nkihereye mu mizi, cyagufasha. And again, if you have a problem to describe the actions, niba ugira ikibazo cyo kubasobanurira ibikorwa uri gukora, dufite igitabo kirimo verbs, inshinga. Harimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, hakabamo irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko, 12 tenses, ibihe 12 by'icyongereza, modal verbs. Iki gitabo cyagufasha ugashobora gusobanura ibikorwa biri kuba, ibikorwa byabaye, ibikorwa bizaba. Iyo ukeneye kuba wasobanura ibikorwa, iki gitabo cyagufasha. Harimo inshinga, buri nshinga isobanuye mu Kinyarwanda, ndetse tukaguha n'urugero kuri buri nshinga. This book can help you to describe the actions. Tukaba tugufite igitabo kirimo dialogues, ibiganiro. Iki gitabo kirimo dialogues, ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye no mu Kinyarwanda kuri topics zigiye zitandukanye, ku ngingo zigiye zitandukanye. Iki gitabo cyagufasha kuko iyo tuvuga dukoresha ibiganiro. Iki gitabo rero kirimo ibiganiro ndetse bisobanuye mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. If you need one of our books, ubaye ukeneye kimwe muri ibi bitabo cyangwa se byose ukaba ubikeneye, watumenyesha kuri 0780 29 3 1 1 2. Let's continue the lesson.